ninangira mvuga ngo ntago babyemera cyangwa se ntago bishoboka. Umukuru w'igihugu w'u Rwanda n'umwe mu bantu bafite umutekano ukomeye cyane, ntabwo yashizeho umutekano w'igihugu wibagirwe n'umutekano we, kubera ko ababizi ko aba ari wanted, kwifuza kumurangiriza ubuzima n'umuryango we ndetse no kuba bamukura ku butegetsi ariho. Bivuze ko nta muperezida n'umwe utagira abanzi, nta n'umuperezida n'umwe udashyiraho ingamba zikomeye zo kugira ngo ashyireho uburyo bw'ubwirinzi bwiwe, kugira ngo niramuka habaye ikibazo ba bandi yashizeho bizeye bamufashe kurwanya urwo rugamba. Ni kenshi cyane tugenda twumva bamwe mu baperezida bakuwe ku butegetsi ndetse hakoreshejwe strategy zo kugira ngo bakurwe ku butegetsi, harimo no kuba baba bivugana cyangwa se babambura ubuzima bwabo. Ahangaha icyo ngiye kuvuga cyane nicyo ndimo ndakomozaho ni uburyo Perezida Paul Kagame yagiye arenga zimwe mu mfu bagendaga bamushiriraho, ahereye ku gihe yari majoro kugeza ubu ngubu abaye perezida hafi imyaka 25 yose, akaba ari kuyobora manda izarangira 2029. Reka nkubwire uburyo rero byagiye bigendamwo kugira ngo ibyo byihebe bitegura umugambi mubisha gusa utarigeze ubahira. Icyo usabwa ni uko bana nanjye nkabikubwira byose ukabisobanukirwa. Reka mere ku mugabo wishyuwe amafaranga agera kuri miliyoni 144 zose kugira ngo babone umurambo wa Perezida Paul Kagame, bamubona atari guhumeka umwuka w'abazima. Nyamara uyu mugabo nubwo yabigerageje agakoreshwa na strategy birimo no gushaka kumuroga, ariko byo byose birangira bibaye imfabusa, akomeza kubabanaho. Yigeze gufungwa n'Abafaransa, amaramo umunsi muri gereza ndetse banamutunga imbunda ku mutwe nk'uko nawe abyivugira. Nyamara nubwo abivuga gutya, harimo ababyumva harimo n'abatabyumva, ndetse nubwo harimo ababyumva n'abatabyumva bagatangazwa cyane n'uburyo Perezida Paul Kagame yagiye arokoka izo mfu, ndetse n'uburyo yagiye agambanirwa na bamwe mu basirikare b'imbere be mu gihugu. Gusa byose bikaza kurangira nta na kimwe gikoze kuri bo. Reka mere 1990 ubwo RPA yari irimo ibohora igihugu. Icyo gihe hari hashize iminsi mike cyane ingabo za FARC zahoze ari za Habyarimana zivuganye inshuti magara, akaba n'umuvandimwe magara Perezida Paul Kagame, ubwo ndavuga Major General Fred Gisa Rwigema. Yarashwe 1990 Ukwakira, araswa n'igisirikare cya FARC, ndetse ibi ngibi byaje gutuma igisirikare cya RPA gicika intege, ndetse batangira no gutatana no kumva basubira muri Uganda kuko babonaga uwarangaje imbere amaze kuraswa. Icyo gihe nubwo Perezida Paul Kagame wa mugani wa muntu ngo ni umuziranenge w'Imana asa nk'uwavuye mu ijuru, yaretse amashuri ye yiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akerekeza i Rwanda, akaza kwifatanya na bagenzi biwe. Perezida Paul Kagame yaroherejwe kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Uganda, yakoraga mu mirimo y'ubutasi dore ko yaruhagarariye ubutasi muri kiriya gihugu, akagenda kugira ngo akomeze kwagura ubwenge no kumenya strategy za gisirikare, mu bya gisirikare ndetse no mu butasi muri rusange. Ubwo akimara kumenya inkuru y'incamugongo ko mugenzi we yamaze kuraswa irimwohereza mu gufu, ndavuga Fred Major Gisa Rwigema, Perezida Paul Kagame yasize Madame Jeannette Kagame atwite. Ibyo ngibyo arabyirengagiza yerekeza izo mu Rwanda, azanabimuhishe ko aje kurwana urugamba rwo kubohora igihugu. Ubwo nibwo yaje mu Rwanda rero 1993 nyuma y'uko aje mu Rwanda 1992 yoherejwe umugabo witwaga Barry wari Umufaransa watozaga n'ingabo za Habyarimana mu gisirikare no gutegura jenoside yagombaga gukorerwa abatutsi imbere mu gihugu, ndetse bikavugwa ko uyu Barry yishyuye amafaranga menshi cyane kugira ngo yivugane Paul Kagame kuri misiyo yahawe na Perezida Juvenal Habyarimana. Gusa bikaza kurangira uwo mugambi mubisha nawe utamuhiriye. Umugambi mubisha nubwo utigeze umuhira, ntabwo yigeze acika intege kuko yakomeje ibikorwa byo gutoza abasirikare ba Habyarimana, haba imbere mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Gusa nabyo biza kurangira imigambi imupfubanye. Usibye n'ibyo ngibyo, hari n'undi mudamu wigeze gufatwa muri uwo mwaka agerageza kuroga Perezida Paul Kagame. Abasirikare cyangwa se bamwe mu barindaga Paul Kagame bamufatana ibyo bizibiti n'ubwo burozi ashaka gukoresha kugira ngo yivugane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe ntabwo ari umukuru w'igihugu, icyo gihe yarayoboye Juvenal Habyarimana wapfuye 1994 muri Mata ku itariki 6 arasiwe mu ndege ubwo yavuye gusinya amasezerano y'Arusha ari kumwe na mugenzi we Nkurunziza Cyprien Ntaryamira uyoboye igihugu cy'u Burundi icyo gihe.
naho byanga ari ahangaha byarangiriye. Ni kenshi cyane nanga twajya twumva amakuru y'abasirikare bagiye bategura kudeta gusa, kudeta igamije kwangiza ubuzima bwa Paul Kagame no kumurasa gusa, bikaza kurangira ibyo byose biburijwemo. Kandi subscribe tujye tubasha kwibanira amakuru nk'aya ngaya y'ubwenge.